imwe mu myuga irimo gutera imbere ni umwuga witwa chartered accountant. Magambo y'ikinyarwanda ngira ngo twavuga ubucungamari bw'umwuga. Uyu munsi nari ndi kumwe n'umuntu ubimazemo imyaka myinshi kugira ngo mwege barimo kureba mwabare batoya murimo gutekereza uburyo mwabijyamo cyangwa umazemo igihe ariko wumva utekereza ni gute nabikora neza kugira ngo mve ku rwego rumwe kugira ngo ngere ku rundi. Nabamazemo igihe mushobora gutekereza ni gute noneho tangira gutoza abazadusimbura. Uyu munsi ndi kumwe na Mr. Rwamunono Joseph ugiye kutubwira kuri uno mwuga. By'umwihariko ngewe papa niwo mwuga yakoraga, rero no mwuga nkunda cyane. Nabaye mu economist ariko yari mu accountant. Ndashaka kugira ngo utwibwire ko batakuzi. Murakoze cyane musangiza amagambo. Yego. Ko mbaza ikibazo cyiza ariko nanone myinjiza mu mwuga. Nkoze imyaka irenga 20. Nigiye nkanawukora kandi nkaba nawukunda. Numva nwifuza nuko nawukundisha n'abandi. Rero amazina yanjye nitwa Joseph Rwamunono. ndo ndi Chief Internal Rwanda Energy Group. Ikinyarwanda babyita ngo ngo no mugenzuzi bwite. Mugenzuzi bwite. Ikinyarwanda ariko kirakomera mana yanjye. Mugenzuzi bwite wa REG. Ego. Ariko kira kigo nyikoze imyaka 10 ariko nyuma yaho nakoze ahandi naho imyaka irenga 10. Mbere yaho cyangwa? Mbere yaho. Ego. Nakoze ahandi ariko igihe ninjiye muri uyu mwuga muri aya masomo. Ariya masomo SCC nize SCC. SCC igihe twayigaga yari ifite amasomo 18 na uyu munsi bagabanyijeho rimwe ni 13. Amasomo 18 ariko ariya masomo ukuntu abantu bayatekereza cyane cyane abatarayize ntago ari kwari. Je mba nibaza impamvu mwese muvuga ngo arakomeye biteye biti. Gukomera ko ntabwo gushemiyaga niko kuri. Yego. Kuko kuri ariko kuri gushoboka. Yego. Twayakoze aturemera dukomereye tudafite n'abarimu twigisha kugeza naho igihe cyageze n'abarimu bakaboneka. Ariko amasomo bisanzwe byo n'amasomo aguhinyuza rwose bigasaba gushira amanga. Ariko icyo nakubwira cyo nuko bishoboka. Gusa ikintu nakunzemo isomo rya SCC rimwe gusa ukoze riguhesha ubushobozi bwo gukemura ikibazo cyose gifitanye isano n'amafaranga. Rimwe gusa iryo ari ryo yose waba usona ukoze rimwe ukaritsinda. Message irimo ubuhanga burimo uburyo gufungura n'imitekerereze, uburyo guhereza access, ubona ibintu mu buryo abandi batabibona. Ibyo nagiye mbyibonaho. Ndashaka kugira ngo tujye mu kiganiro neza abantu babyumve. Ku muntu ufite umubyeyi ufite umwana yenda yiza n'amasomo ya accounting, sinzi combination zino minsi nsigaye nakisobanukirwa muri segonderi, ariko wize combination yariyo yose ariko wumva ushaka kugira ngo ayobore umwana we. Iri somo wari mukundisha ute? Uyu mwuga wari mukundisha ute? Mbere yuko akundisha umwana we ndashaka ko tubanza dukundisha umubyeyi cyangwa n'umwana urimo kureba ariko akirimo gutekereza utazi iby'uyu mwuga. Murakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije ni cyiza cyane reka gerageze kugitanga ibisobanuro. Yego. Uyu mwuga ndashaka kubivuga ku mubyeyi no ku mwana. Ku mubyeyi ushaka kugira ngo uhereze umwana wawe icyerekezo, mufashe guhitamo ibintu bizamugirira akamaro, bitazatuma yicuza impamvu yabigiyemo, bizamuhereza n'ubuzima. Ubundi no kosi iyo wayize ukayirangiza ikintu ubusigaje ni kimwe gusa. Ariko nacyo utagifite n'ubundi ntuyishobora. Ni character. Icyo cyonyine nicyo gishoro cyonyine ubukeneye. Ikindi cyakabiri no kuyishobora. Ibintu bibiri. Iyo ufite character ukayishobora, ubuzima ubufashe. Yego. Kugira ngo umuntu ayishobore rero bisaba iki? Kuyishobora rero cyambere ni kumenya ko ihari, ukamenya ko bishoboka ko abantu bayikora, ukamenya yuko nawe utari umuntu woroheje wo gutinya ibintu byose ibikiza abandi ari wowe ugomba kubitinya. None se bisaba ko uba warize iki muri segonderi? Cyo ni ikibazo cyiza. Ino kosi cyiza cyayo nta muntu n'umwe utayiga, nta n'umwe
uwize siyansi uwize jewe background yanjye ni arts. Okay. Nize arts muri high school. Ubwo wize history. Meruka kwiga imibare na za physics na chemistry muri Sinafo. Nize Sina 5 na Sina 6 nize arts. Ariko kubera yuko muri jewe nari mfitemo courage na resilience n'ubushake bwo kumva yuko ngomba kugira icyo mara nimarira nkamarira n'umuryango n'igihugu. Ntagomba kugendera muri za philosophy cyangwa bya bitekerezo bivuga ngo ubwo wize arts jya mu mategeko bijya mu bintu byoroheje no. Uwo numwe ariko nzimo engineers bayiga, nzimo abantu bafite background ya medical bayiga, nzi abantu bize project management, nzi abantu bize IT, nzi abantu bize za literature kera ari combination bitaga za hero. History na economics na literature bayize. Nta muntu abize ubuhinzi n'abantu ndetse bize za typing. As long as wahisemo ugashira amanga bavuga ngo ugiye gutangira, umuntu wese arayiga. Ndashaka kugira ngo noneho nsobanure ku kintu cya itandukaniro rya accounting dusanzwe tumenyereye n'iyi ngiyi SCCA bitandukanira hehe? Accounting isanzwe zino domain ziratandukanye, zifitemo uburyo butandukanye bubiri. Ano masomo biga muri za kaminuza iriya na academic, babyita academic. Ushobora kubamo umwuga, ushobora gukora umwuga w'ucungamari n'icungamutungo ariko ku rwego ruri basic. Biri basic ku buryo ukora akazi mbese nyine ko kuri urwo rwego. Ariko ziriya bazita professional courses. Winjira neza muri domain ukamenya ibibamo byose, ukamenya niba mu zindi discipline no yandi masomo. Ari amasomo arimo amasomo yose abaho. Ubu ntureba zino field zindi tuvuga ngo za science, za engineering, za medical, uziko zira domain zose zifite accountant bazikoramo b'umwuga. Batanga inama muri business models bakora kandi zitari muri domain zabo. Ni ukuvuga ngo iyo iri universal, iyo maze kwiga irangije nta namwe udashobora gukora kwisi hose. Biba ari ibintu bimwe mwiga byose. Standard bazita international financial reporting standards cyangwa auditing standards. Ziri international. Uzajya muri yo uzisanga, ujye muri North America uzisangeyo, ujye muri South America uzisangeyo, ujye muri African region uzisangeyo. Ziri universal, zigenda zihinduka ko ibihe bigenda bihinduka. Uvuga ngo nta domain nimwe udashobora kujyamo. Mu ikoranabuhanga byandi bivuze ngo bya artificial intelligence, umuntu ufite uyu mwuga ajyamo akaba advisor muri financial matters. Mbere twari tuzi ko umuntu ashobora gukora accounting yarangiza kuyisoza akaba aribwo agenda muri SCCA. Ubu nsigaye mbona abantu benshi babikora, babitangiye yarangiza segonderi akahita atangira. Iyo nama wayigira umuntu? Cyane rwose, urakoze cyane. Reka yenda bikomozeho gutya. Hari abantu ndetse bafite n'amateka, bafite n'ubuhanga no kuva babyiruka. Barakoraga neza muri za high school na za ordinary level na hehe. Ariko bya bitekerezo byacu byo gutinya kumva ngo birakomeye, sinshaka kuvunika ibintu nk'ibyo. Ugasanga umuntu aragiye yize bya bintu nitaga academic. Ari bibi, ariko hari possibilities zo kudindira. Kutabona akazi cyangwa se wakabona ukabona agaciro kuri benshi cyangwa ukabona agaciro. Umuntu aragenda akajya kwiga mu Bushinwa akiga management cyangwa project management, kandi muri high school yarayirangije afite distinction. Akaza akamara imyaka 3 atarabona akazi cyangwa ine. Hari nabo kabura burundu. Abo nabo ariko ntitubifuriza. Nta muntu umwe twifuriza hanga kutabona akazi. Rero abo ngabo je nabagira inama aho kugira ngo ufate iyo myaka 3 uziga bachelors ukafata n'indi 3 cyangwa 4 yo gushomera. Ese imyaka 7 je nayifata nkishyira mu mwuga muri profession. SCCA mara imyaka ingahe? SCCA na ibundi baguha imyaka 10 kugira ngo uyishobore cyangwa ikunanire. Harimo no kukunanira. Yego. Irananira abantu ariko si benshi. Ukamara imyaka 10 warangiza ukabona ko bidakunze ugataha. Ntabwo ari benshi, nta mateka ya benshi tuzi
abenshi uwayiziritse wese arayishobora, ariko hari n'abayikorera mu myaka 2. Yego twagiye tubabona ndetse no munsi y'2 barahari. Rero aho kugira ngo ufate iyo myaka yose isa nkaho igiye gusa nkaho impfabusa, abana benshi muri ibihugu bidukikije East Africa cyane cyane Uganda na Kenya, ntago abajya muri kaminuza ni bake, ni babandi badafite amakuru. Ndavuga muri iyi domain cyane cyane ya business. Utagiye muri engineering cyangwa muri medicine cyangwa utagiye muri IT, uhisemo kwiga courses za business, uba venturing direct, ukagenda straight ukakora professional courses. Ukakora professional course. Zira course iyo ujya kuyirangiza ICC bafite affiliation na universities zo mu Bwongereza, ugakora na degree byose kabirangiza icyarimwe. Ugafata ibuye rimwe ukica karyicisha inyoni 2. Twumvishije ko bidasaba amasomo ya mbere, bisaba ko bishoboka ko umuntu ashobora kurangiza secondaire akabita bijyamo. Ubu barimo kubyigishiriza hehe? Hano mu Rwanda hari amashuri nk'abiri nzi. Hari iryitwa Abacus hano, Mat Abacus riri hano ku murenge wa Remera. Hari n'indi ryitwa Cornerstone ngira ngo riri hariya mu mujyi hafi na statistics. Ayo niyo mashuri numva nzi kuko igihe merukamo ni kera cyo ko umwana wanjye mukobwa wanjye yigaga hano kuri Mat Abacus hano hafi n'umurenge wa Remera. Hari no mashuri ahari, ariko muri region yarahari, Uganda yarahari menshi, Kenya yarahari menshi, Tanzania iriyo. Ese nago bihenda cyane? Irahenda byo bihenze SCCA yo. Ihende kushe zindi kaminuza zisanzwe? Oya, maze na secondary school, high school hano zirayirusha. High school. Aya mashuri wumva yenda hano mashuri wumva za KX ni ayo haraho huriye niyo ngiyo. Ariko ndakuguza kuri umuntu washize amanga level 1 urangije high school foundation level y'amasomo 3 already qualifying kubona akazi. Ndabizi mfite musaza wanjye kabisa yarangije secondaire, ahita agenda kwiga SCCL warakora kandi agarasoza, arahembwa akishurira. Exactly. Mfite umwana mbere nyirarume ubu ngubu yarangije foundation maze gutsinda andi masomo 2 ya level 2 iyo bita skills level, arimo gukora. Umuntu no umaze gufata icyo cyemezo akajyamo, ni ihe nama wamugira? Wagiyemo tuvuge ngo atangiye uyu munsi, yarabyumvishe ko hari ibintu bikomeye bikakaye, nihe nama wamugira? Nta bintu bikomeye bidashoboka, rega buriya ibintu bikomeye buriya n'ibintu bidakomerega ntibigira akamaro. Umuntu wese ashobora kugira access kuri ibyo ntacyo bikiba bikibazo. We rwose icyo namubwira ngo yatsindwa rimwe, yatsindwa 2, yatsindwa 3. Twaratsindwaga reka urageze ngo ntiyadutsindaga no masomo, yaradutsindaga tugasubiramo. Ariko bajya bavuga ngo begin with an end in mind. Tangira ufite ibitekerezo yuko uzasoza, ubundi ufata imbaraga zawe. Cyagiye abandi bajya tubyinira ku mugoroba, n'abandi bari kuri za filmu fata wig, yego, n'abandi bagiye bintu bya bindi bitwara igihe, bikonsoma igihe kandi nta value addition bigiye kuzana. Wowe uburi ukora za homework za devoir zawe, usome urebe bagenzi bawe barimo kubikora neza. SCCA burigira amasomo, igira amasomo ibibazo n'ibisubizo, ubisoma urebe uburyo basubigira concept zo kuntu waza no kuntu basubiza, ubyigane, utangire gusa nk'ubisubiramo before you know it uzagira icyo ubone uri mu masomo yanyu musoza. Umuntu noneho arayishoje aratsinze, cyangwa na mbere yo gutsinda ni gute yiplacinga yipositioninga ku buryo noneho ashobora kubona umurimo kandi umurimo umunogeye? Reka nkubwire, nta muntu nzi wari ufite yantuza yandanga gaciro nakubwiraga ya character, uwizi no course udafite ahantu akora akazi keza uhari uyu munsi naho ari. Ino course yitwa SCC imaze imyaka 100 irenga 100 hafi na 10 ubu ngubu, ariko nta mushomeri iragira kiretse umuntu either wagize ubumuga bw'umubiri cyangwa se wagize ikibazo cya character attitude mbi. Nababonye abandi wese wayize akayirangiza afite icyakora kandi kiza, niko mbizi.
kandi niko mbibona. umuntu ava rero kuri iyo level aho atangira kugera kuri level yawe y'imyaka 20 nahe masomo umaze kwigiramo iyo myaka 20 uvuze icya mbere ni character cya kabiri nyine ukubishyiraho umwete hari ayandi masomo wigiyemo muri iyo jane yawe y'imyaka 20 wagira inama umuntu none uri kuri ya level ashaka kugira ngo ave ku rwego rumwe azamuke nagira abantu nuko ikintu nabonye cy'ikosi cyiza kibaho nuko nta kintu na kimwe gikorerwa ahantu ukora udafiteho idea udafite icyo wakoraho uvuga ngo ufite ubumenyi bwagutse ubushobozi bwagutse mu bitekerezo buri kintu cyose ushobora kucyadinga vari. Ikindi nabonye umuntu yashishikariza n'abantu no kubatera iteka n'ishyaka na contribution no kugira contribution. Nk'ubu ikigo nkorera uno mwuga twawushyizemo imbaraga cyane ku buryo n'abayobozi bawukunda bawibonamo bumva baterwa ishema n'ibyo dukora kuko byatuvanye ahantu byatuvanye ku rwego rumwe tugiza ku rundi. Contribution rero irahari rwose ubu ngubu kugeza uyu munsi ikigo nkoreramo kibona clean audits kimaze imyaka 7 nta kibazo mufite. Yego imyaka 7 kibona clean audits. Umusanzu wanjye n'uw'abandi bose dufatanyije n'abayoboye ikigo twese kubona imyaka 7 clean audits ntabwo ari ikintu cyoroshye buri muntu wese yakifuza kandi n'ahantu byavuye muri uwo mwuga. Iyo rero ni contribution navuga kuvuga uti ahantu ndi ni gute nahagira neza nahakosora kandi nanone n'izi nama n'ibitabo nandika n'ibyo byose ibyo byose ni contribution. Ibintu bimushobora gukora warize umwuga. Yego ni ukuvuga ngo gutekereza ntabwo ari ibintu byakuvuna birakorohera kuko baba baragutoje ku buryo ugira mind open. Rero umuntu waba wifuza gutanga umusanzu mu gihugu umuryango muri society ndetse no mu mukuru y'umugani muri twese turiho namugira inama yuko imyuga nk'iyingiyi ari ingenzi rwose itatakaza. Ntago mbona impamvu waba warize segonderi utsinda ubona amanota meza hanyuma ukumva wakora kosi izatuma ushomera kandi hari ibyo wakora bidatuma ushomera bihari. Kubera iki ni bya bintu twavuga by'amahitamo cyo kora rimwe na rimwe n'abatamenya batabona bagira izo nama. Ariko niba ufite ibintu bibiri ufite character yawe wumva wiyamene yihagazeho ufite indangagaciro waratojwe ufite uburere ukaba wumva muri wowe ufitemo ubumenyi ufitemo intsinzi muri wowe nakubwira iki wakererewe ahubwo tangira. Byose kuba none wamaze imyaka 20 hari n'abandi tuzi bashobora kuba barirengeje cyangwa bari hafi aho ngaho niki murimo gusiga kuri bano bana bari batoya kuko ntabwo musigaje imyaka myinshi cyane mukiri mu mwuga. Hari urugaga mu mwaba mufite aho mutoza bano bana mukaba mentoringa bimeze bite? Yes muri iki gihugu harimo institute ebyiri hari yitwa Equipare itoza abacungamutungo b'umwuga kuva kuri foundation kugeza usoje CPA Rwanda. Hari nitwa Institute of Internal Auditors nayo batoza mu genzuramutungo byo kugenzura umutungo nayo itanga certified courses yitwa CIA Certified Internal Audit. Iyo ni imyuga ihari ni institution zihari zitoza abantu imyuga muri iyo domain kandi zimaze kugeneratinga rwose zimaze gusohora abantu benshi cyane. Kuvuga ngo Legacy irahari igicumbi cyaho tuzabasiga cyo kirahari. Hari ibyo bigo bikora neza kandi bisohora n'abantu benshi ndetse n'umusanzu hafi mu turere twose tw'igihugu twerere ngo turi 30 ntabwo ntekereza ko harimo umuntu waba ushinzwe icungamutungo urimo utari qualified kugeza uyu munsi. Niyo bona hari ni bakeya barimo nabo barimo kwiga. Rero institutions zirahari zi training abantu zikabatoza kuba abanyamwuga muri izo domain zitandukanye ndetse no hanze hari n'abazigira muri Kenya bakiga distance learning hari nabo bafite representation naha hari n'izitwa za certified CFA certified financial
analysts nazo zirahari n'urwego rundi ruhambaye rusa nkaho rwisumbuye kuri SCC abamaze imaze gusohora bake mu Rwanda bake bashoka iyo yose ni imyuga ibyo byose ni platform zihari bifite aho bihuriye ni ukuvuga ngo iyi ni domaine yego itarajyamo abantu benshi ariko nubwo bajyamo ntibabura icyo bakora ari nk'ibihugu nzi nka Uganda na Zambia muri Afurika nibo basohora umubare munini kandi nabwo baracyabakora kandi buri mezi 3 akurifayinga abantu barenga 80 mu gihugu ariko bano bantu nta muntu numwe ubura akazi uhari mu mezi 3 ndetse abenshi hejuru ya 50% badakorera no mu gihugu babaye consultant mu bihugu byo hanze urumva rero ko nukuri urakoze cyane umuntu wese wumva akeneye kumenya amakuru yande mwareba ibyo bigo bindi yagiye atanga kugira ngo umenye amakuru arenze kuri ibyo ngibyo ariko kuba ushobora kuba hari umwuga cyane cyane ubikunze wagenda ugakora kugira ngo utazagira ubura akazi nuva umwuga twawugana ese nuwuhe mwuga wundi mushaka kugira ngo nzane abamazemo igihe badusobanurira gukora naho butaha mukomeze gutera imbere